inande karanshaka yiki okay kubera iki narongora kusiga kurongora wa mugani wa ntuza wa hape ugira ngo bisaba imyaka kugira ngo ni Cadette umuntu uko yitonda karongora none se reka mbaze mubaze papa sava ko atararongora so umuhungu ese mwana bwiga n'iki ko atararongora ntabwo ararongora ngo kumana none se papa sava nabo tumuzi twese wagira ngo se azabatumire babwiye ati narongoye none muze murebe bo ngo nabantu bashaka kuzamura umugore baharanira right y'abagore noneho kwerekana ko abagabo nta kintu ari cyo ntabwo ari uko nguko batanga buretse gatoya buretse gatoya nanjye ntabwo nemera ntabwo urugo rugomba kuyoborwa n'abantu babiri n'ibibaho kuri icyo tutasimburana bikagenda bite kuyobora uyu mwaka nkayobora utaha ibyo ni ibiki ariko uwo ni muco cyariko ibyo ni imyumvire cy'umuntu ambabara mbizwa iyo bitwaye iki koko bose ahubwo ubwo ni yes tuguhaye ikaze wo kurikiye Daily News Channel dukomeza kubashimira bw'urukundo mukomeje kutugaragariza umwaka urenda kuzura dutangiranye urugendo umwaka wo warangira ahubwo tugira amahirwe n'umugisha uyu munsi wo kwakira Iyamarere Fred yita Fred cyane ariko ntabwo niyita Fred cyane ahubwo ni Fred cyane kuki Fred cyane se ni Fred cyane nyine kubera iki se no hariho abantu baba baciye bugufi ariko ngewe ndi cyane ivuga umuntu ufite uburyo umeze ukuntu rwose ariko ni Iyamarere bumva ko nyine gadi izina ryanjye uzajya urimenya amani ujye urimenya n'amahoro ni fresh umeze ute se neza twaderukanye kera rya dare haraciyemo igihe wana ryari buri ni kera cyane kwa bamane gadi yazanye agashinga mu muteri harya bavuga guteza imbere mu muteza imbere bambe mukore subscribe gadi nawe baguha amaboko mugenzi nanjye ndayakeneye cyane nuko ukeneye amaboko ukeneye abantu gusa ko duheruka na kera yego twaje kugira abantu na n'isa baracyaza yego ibintu barabikunze uko bigaragara yego bizita ni nziza turabashimira good kurushima fe n'amahoro turashima Imana n'ibibazo by'isi amakuru uravuga Nyagatare se Nyagatare imvura yarabuze uheruka yo ryari fe mperukayo reka turebe urase ntabwo ari uriya mwaka ushize ra ni vuba cyane ni vuba pe neza bundi numva rero ariko neza ikintu cyitwa imvura sinzi ubu ngubu ntabwo bazavuga ko wabaye West Town town ntabwo isi town ishobora kumufata ngomba kugaruka iwacu uheruka y'umwaka ushize iwacu Rwenziramira ahantu bugaragara uciye ahantu bita mu kirebe bahazi Rwenziramira ntabwo hazi kunzi ko yagiyeho mu Mutaramana n'ejo bundi nayindiyo amaze nk'icyumweru mu kazi kuki utamenya iwacu ni ikibazo gikomeye kandi utazi iki iwacu ni ikibazo pe fresh umeze neza ni fresh umeze neza nawe wafunguye YouTube channel mfite YouTube channel mana yanjye abantu abakunzi ba Gadi nanjye mugende mu nkunde Gadi ni ifite yanjye nanjye muraba mubaye inshuti zanjye muragenda murebe kuri Fred cyane TV Fred cyane kuri icyo wahisemo Fred cyane cano ku Fred cyane rero nakunze kukitwa na unko wanjye ariko nanjye nkashyiramo cyane nyine nanjye numva nanjye nagahisemo mbase umuntu agomba kuba cyane cyane babivuzemo agakuraje Fred hari nimugoroba twari kumwe ubwo twavuganaga arambaza ngo Fred ko muzi kera cyane kuki tarongora umufite w'umuvandimwe kandi buriya yambwiye ati ikintu uzambariza ikintu nyine uzakimumbariza uwa yararongoye cyanciye we yararongoye afite umugore nawe ntararongora arashaka iki kuri njyewe Gabi arashaka iki kuri njyewe atararongora uziko icyo kintu nge uziko ntigeze nkimubaza kandi atararongora Gadi ibintu byo kurongora wabyihoreye
kuki rero utararongora? Okay, tubwire wowe noneho turi kumwe. uwo mutaramu niba adafite umugore Nta bafite. akaba adafite umwana, Nta mwana agira. nande karanshaka yiki? Okay, kubera iki? Kubera iki narongora? Siga kurongora wa mugani wa ntuza wa hape ugira ngo bisaba imyaka kugira ngo ni Cadette. Umuntu uko yitonda akarongora. None se reka mbaze nkubaze. Papa Sava ko atararongora. So umuhungu. Ese mwana bwiga n'iki ko atararongora? Ntabwo ararongora ngo kumana none se Papa Sava ntabwo tumuzi twese. Wagira ngo se azabatumire ababwiye ati narongoye noneho muze murebe. Oya ariko umusitari ubuzima bwe bwa buri hanze. Ntago bwe buri hanze. Buri hanze ubuzima bwe buri hanze. Mfasha ba buri hanze. Ikintu nakoraga ntabwo wabaye postinze. Oya mbare ubwiza ukuri. Ikintu nayo nakoze kizwi n'abantu kitaramba mu nzu ntabwo wabaye postinze. Hari abantu tuziranyeho ntabura kucyereka. Umva cyaba cyapostinzwe ahantu hose cyahageze man. None urimo uravuga ngo rero ngo Papa Sava kugira ngo urongoye. Urumva gadi kongura bisaba ubushobozi. Mwana bisaba ubushobozi, bisaba amafaranga, bisaba gushaka umukobwa. Abakobwa basigaye bari nta mukobwa uhari. Abakobwa ntabwo byoroshye riga kubona umukobwa muzima muri iki gihe. Anyway, abakobwa beza abakobwa b'umuco barahari, abana beza barahari, ariko nanone niba abakobwa ni 10 kwijana. No kuvuga ngo ntabwo byoroshye kugira ngo ujye kumuvana mu mujyi ahantu ahari ateretse nk'umumenye umuvane. Kubera iki se mu mujyi wagiye no mu rugo n'ahandi gutembera n'igihugu kagenda hanze ho. Ariko wamushakiye wa mugani wa Kate wamushakiye Kate washaka mushakire uvuga uti uyu mwana ni mwiza. Ako hari umushuti wanyigira nzamaza nimba nta mukuru yaba afite bana. Afite hari girlfriend, ufite girlfriend kigaragara. No, apana girlfriend. Ni inshuti y'umukobwa wawe. Inshuti yanjye. Y'umukobwa. None ukaba ushaka kugira ngo ujye kumusabire afite sister we. Kuko nkurikije ukuntu muzi. Ni umwana mwiza. Shakira. Agomba kuba yagira mukuru we. Ingeragereza man. Nuvuga ikibura n'umuntu, ikibura n'amafaranga, ikibura ntabwo ari ukuvuga ngo ni umukobwa. Wenda umukobwa yego ariko n'ibintu bizamantaininga. Abantu banyumve nk'abantu bakuru. Frere uri umuntu sibyo? Nuza n'undi mwana amaboko azabaye menshi. Aha rero ishaka ko nagashukano musa. Ko nagashukano mani God mani ntuzagendere kuri icyo kintu abantu bakunda kuvuga. Ushobora kuvuga ngo nyine ngo ugiye kuzana umutoto n'ubu ugiye kumuzana rero ngo nyine ngo ibyo waryaga ibyo waryaga noneho ngo mwe muzafatanya muzamura iki wabanje ugashaka ibintu. Ese Frere impamvu rero ubona na Papa Sava yabanje gushaka ibintu. Abakobwa muri iki gihe ntabwo bagishaka abahungu badafite agafaranga. Gadi wabibizi uzajye niba ari satani yaje ku bakobwa. Nanjye byaranyobeye rero ubwo natwe twagize ubwoba nk'abahungu niyo mpamvu tudashaka. Nta mwana uraza akubwiye ngo kukigendanye n'ibintu n'imitungo n'ibijyanye nabyo. Ntugiye ikibazo. Ntabwo mfite ibya danje mbere n'urukundo. Ntabwo uramubona. Nta mukobwa waza ngo avuge gutyo ga. Nta mukobwa waza ngo akubwire gutyo ngo kijyanye n'iki. Reka bakuru bacu nimura mukamubitinye. Bizagenda namwe muturebereho. Urwo ni urugero rwiza. Ariko newe ntabwo abantu bagira intuza imitekerereze cyangwa se bagira amahirwe amwe cyangwa se bagira imibereho imwe. Oya barakubeshya buri muntu agira ukuntu Imana yamuremeye ubuzima bwe. Ntuzanyishinge cyangwa se ngo wishinge undi muntu kuko wabonye yuko we byanze cyangwa se hari ibyo agitegereje n'ubuzi impamvu. So rero warongora rwose. Kurongora ntabwo ari ikintu gikomeye. Abantu twagutwerera tukaza tukambara. Uri kuvuga nge? Cyane ntuzangendereho. Nicyo bavuga ni natakaye. Nicyo navugaga. So amahirwe yanjye siyo yawe. Wewe nanjye igihe kirahari. Nawe kirahari. Frere twari tukomeje kuri Fred cyane. Inzozi za Fred cyane ni ujya gukorera cyane nyine wate ni ikihe kintu cyari kiri mu gitekerezo nyamukuru. Cyane yanjye rero kubera
channel yanjye anyway nakuze numva nzaba nk'umu nakundaga gukina amateatre nkunda nkakunda ukuntu abantu babona so nkumva yuko hari ikintu najya mpereza abantu so ni muri urwo rwego rero navuze ntibyari byose uko bigenda umuntu akura niko n'igitekerezo kigenda gikura kimurimo ariko kigatinda kubera wenda ubushobozi ariko ne final ukavuga utereka mugenzi kanyishyire mu bikorwa so ukavuga ati ikintu cyanye natekereje nkikiri muto ne kugira gute ne kucicaza gusa reka nkishyire mu bikorwa ndebe cyo cyavamo so niyo mpamvu iyo urebye societe muri rusange abanyarwanda abajene urubyiruko ubona ari izihe nyigisho bakeneye kumva inyigisho bakeneye kumva muri iyi minsi umuco urimo agenda utakara muri iyi minsi ndakubwiza ukuri kabe mu rubyiruko yewe kabe no mu bakuze umuco waratakaye ushingiye kuki ndashingira ibintu bimaje biragenda bigaragara ko muri generation yishyashya abana baragenda bibagirwa umuco w'igihugu kandi uko musiga umuco niko igihugu murimo kugisiga umuco ni igihugu ni community igendera kuzihe ndangagaciro values na identity definitely niyo identity nayo ibikubiyemo ese gadi umuco we nuwuhe ese avuga ikinyarwanda hari tabuzi ni ibintu ubirinda gukora kubera ko umuco wawe ubikubuza so muri iyi minsi rero sinzi niba nakwisabira igihugu cyangwa se nakwisabira intuza ishinzwe umuco minisiteri ishinzwe umuco yazamura ikintu cyo kongera gutinya umuco no kwigisha umuco w'abana na generation ishyashya kuko nidukomeza gutya turimo turaba Amerika kandi turi muri Afurika icyo gitekerezo ni cyiza n'undi wese wacyumva yakumva ko ari igitekerezo cyiza urubyiruko nk'ubu umuntu agufasha nibyo hari ababishinzwe ariko nawe bakubwira ati duhe igitekerezo ibyo bintu byakorwa gute byakorwa bite icyambere icyo numva cyabanza gukorwa cyambere kwigisha umuco mu byo twiga ikinyarwanda abana hasi ubundi ikintu cyose ugitangirira hasi kugira ngo nibura uba ufite foundation y'ikintu kizazamuke neza mu kinyarwanda twiga tubacira imigani yego tubigishe ukuntu ikinyarwanda cyandikwa ibihekane n'ibiki ariko dushyiremo n'ike na wa muco uranga abanyarwanda kuva kera u Rwanda rwabaho nidukomeza rero kuvuga ngo reka turekere ni iterambere nta hantu naho turimo turarimbuka so ni byiza cyane rero yuko babyigisha umusanzu wawe kuri Fred cyane ni uwuhe umusanzu wanjye nzabivuga cyane rwose no kuri YouTube channel yanjye nzagerageza guhwitura ibyo bita guhwitura si ikinyarwanda cyiza cyo guhwitura abantu bige indangagaciro bongere barebe inyuma ibitabo birahari by'umuco barebe ukuntu abantu bari babayeho ntabwo turi muri Amerika nonaha gufata noneho haje ikintu cyitwa abafeminist ni abantu bavuga yuko umugore agomba kuba angana n'umugabo mu muco wacu ntabwo ntabwo nkandamije abagore uburinganire nyumva neza uburinganire ninde wabuzanye niwe ni yabishyize mu bitabo byabyo ariko hari impamvu bo babishyizeho ariko ntibabanje kubaza umuco w'ahantu noneho urambwira ngo umugore arashaka kungana n'umugabo it's fine umugore nta kibazo ashobora kwisanzura agakora ibintu umugore ashobora no kuba yaridinga urugo neza cyane ariko uhaye agaciro ki umugabo aje ubundi numvisha umwana avuga ngo umugabo mu Burayi arutwa n'imbwa akarutwa n'umugore n'umwana ibintu bitatu turebe hano mu Rwanda uri kuvuga ko ubushobozi mukanya wari uvuze ngo ubushobozi bwo gushaka kurongora kuri wowe buracyari hasi ubonye umuntu
umwana w'umukobwa akaza akavuga ati njyewe mfite amafaranga akira ubu ngiye kumpa sibyo nzishyura inzu igihe cy'amezi 8 sibyo shaka sare sibyo nanjye ibindi hari ibyo ndibuza gushaka sibyo ni ukuvuga ngo ibintu hari ikintu bitwaye yabakunganiye kunyunganira erego ntabwo nanjye nanze yuko umugore ashobora kunganira umugabo bipfira herera wowe gushaka kwikuza kumva yuko amategeko yaguhaye aya ni amategeko atorwa n'abantu twanatoye uretse gatoya ga ndakubwiza ukuri ntabwo umugore kugufasha umugabo we ntacyo bitwaye hari icyo bitwaye se ni sawa ariko ubwo ntabwo bivuze ngo uburinganire ahubwo afashije umuryango we wacyumvije afashije arashaka future arashaka umuryango ejo niyo mpamvu agomba kuwuharanira akawuteza imbere bibera bibi hehe kumva rero aho bibera bibi kumva ko wa mugore agomba kuridinga umugabo gushaka kumutegeka akagutegeka nka gute akagutegeka akavuga ati rero muri decision zajyaga zifatwa hano muri uru rugo ntabwo ukirimo akaba undi muntu waje ntabwo ukirimo ibintu ni njyewe ugomba kubyitwarira mu ntoki wenda wowe njyewe ngomba kubyitwarira mu ntoki akaba ari njyewe ukora iki n'iki na kinane kiriya wowe ntabwo uba ukiri umugabo icyo gihe uburinganzwa oya ntabwo mbivuze gutyo ntabwo mbivuze gutyo ni ukuvuga nk'umuntu utazi feminism feminism wayimusobanurira gute aba feministi bo uzi ukuntu bakora se bo ngo ni abantu bashaka kuzamura umugore baharanira right y'abagore ntawe udaharanira rights z'abagore none se reka mbaze nkubaze abagore ugira hari mu muco wa Kinyarwanda umugore ubundi ni byiza gukubita umugore uretse kuvuga ngo hariho abagabo pe ingaruka no ku bagabo hari n'abagabo batari beza si tugiye kugira ngo tugire ariko nta muntu w'umugabo ukwiriye gukubita umugore turabizi ko umugore ni umuntu utagira imbaraga sibyo rero kwitonda ugafata ubushyu ugakubita umugore cyangwa ugafata igipfunsi ukakimutera nuvuga bose waje ukagiterana n'abasore mu kabari cyangwa ahandi hantu inshuti bawe bagenzi bawe abagore bankoma abagore se sibyo muri iyi minsi wabyumvise ko shino nawe bivuga ni muri iyi minsi kubera ko iyi minsi yabaye iyi minsi kubera ko ukomeje kuri icyo kintu cya feminism hari umwe muri abo bantu njya mfollowinga kuri Twitter hano hari tweet yiwe narutse gusoma umufeminist yego nabonye abantu benshi ko bakunda kumwita sinzi ntabwo nimba yaba ari ninde yitwa Sylvie Nsanga Sylvie ni kibazo njyewe ndagira nkumvise ko njyewe bimwe mu bitekerezo bye genda byumva mba nabishyigikiye harimo iki ngiki bon iki ngiki ntago uraza kumfasha kucyumva ko ntago nigeze nta analize nyinshi nigeze gikorera yaranditse ngo ni hashtag yabanje yatangije arandika ngo men are trash. Can you imagine? Wait, men are trash. Oya bareka twumvikane. Urabanza ndeke cyangwa okay banza some statement yose. Men are trash ni imyanda abagabo. Ni hashtag. Arangije arakomeza arandika ngo men are the first virus to our young girls. Wait. Arakomeza ati I'm sorry to say this but this type of men have to be killed. Can you imagine? Brother, is a statement reka dusobanurira abantu. Izo statements wazumva kuva hejuru. Men are trash. Ni kuvuga ngo abagabo turi imyanda. Trash ni imyanda. None arangije amanuka aho hepfo gatoya ngo men are virus to the young girls. To our young girls. Ni kuvuga ngo abagabo ni virusi ku bana bato b'abakobwa. Ku bana bato b'abakobwa. Yego. Ubwo urumva Sylvie arangije amanuka hepfo. Munsi yashizeho impamvu y'ayo magambo. Yaranditse ngo imagine that young girls get used to be raped. To get used to be raped. Yego. An old man ashiraho utudomo twinshi. Shame on you, rapist.
rapist. Ariko rapist abantu bafata abana ku ngufu byo nanjye ntabwo mbashyigikiye. Yego, arangije arakomeza ati how about killing this virus first? Nanjye arandika ngo broken. Yego, ariko iki gitekerezo buretse reba ahantu ngiye hari icyo ndi bwemere kuri Sylvie, ariko hari icyo ntari bwemere byinshi. First of all, Sylvie yashatse kwerekana umujinya, ashaka noneho kwerekana ko abagabo nta kintu ari cyo. Ntabwo ari uko nguko batanga. Buretse gatoya, buretse gatoya, nanjye ntabwo nemeranya na Sylvie. First of all, niba ushaka kumvikanisha ikintu cyawe, ntabwo ari ngombwa kubanza gutuka aho kigomba, cyangwa se kwerekana gutukana, cyangwa kwerekana ko abagabo turi imyanda, abagabo turi virusi, abagabo turi iki. Kubera iki twafata rapist ni gihe ki no muri Amerika uretse no mu Rwanda bafata abana ku ngufu? Ntabwo ujye bumva. Uretse gatoya, Amerika ntabwo yemera nk'igihugu abantu bose bemera kujyayo ngo ni paradise y'isi, ni paradizo. Reka dufata n'ibindi bihugu no mu Burayi, sibyo? Nta hantu aba rapist bataba abantu barwaye mu bwonko. Gufata abana ku ngufu ni indwara. Aha, urakoze cyane. Reka nkwereze urugero rwiza. Abapadiri si twemera ko ari abantu b'Imana? Ntibafata abana ku ngufu? None se kuki ufata buretse gatoya, kuki witonda ugafata ihangane, kuki witonda ugafata abantu men are trash, ntabwo ari man who did that whatever. Ntabwo yavuze umuntu umwe, ntabwo yavuze umuntu umwe wa rapists, type y'aba rapist, type of rapist. Ntabwo ariko ari abagabo bose. Kuki wowe ufata abantu bose ukabita abagabo bose ukabashyira in general? None se ngo men are virus, yashatse kwerekana iki? Kuvuga ngo abagabo ni virus? No. Niba rero CV ashaka kuvuganira abagore ni byiza, ntabwo ndi bubyange, ariko nagira ukuntu avuga imvugo nziza. Buretse gatoya nkubwire, nagira imvugo nziza avuga ati abagabo bamwe, ntabwo ari bose. None ntabwo dufite abagabo bose niko bafata abana ku ngufu, cyangwa abagore bose niko ari beza? Abagore nje ngo ni inzabyo zoroshye, ni abantu beza niko tu. Ariko ndakubwiye ngo nta mugore wigeze. Ndeka nitahire Sylvie abababaje. Ntabwo statement ya Sylvie nk'umuntu wize yagombaga kwikora atyo. Sylvie yagombaga kuvuga neza. Some men, not all them. Umugabo warimo, ko yavuze men. Ntabwo mbizi nimba. Okay, yavuze ni general. Ntabwo yigeze akuramo sambuka. Ntabwo yashyize ni category. So rero ubwo Sylvie imvugo ntabwo ariyo yerekana ko ibintu cyangwa se uburakari cyangwa se ukuntu uvuzemo ari byo bihita bivanaho n'icyo kintu. Oya, ahubwo ushobora kugitwara in good manner mu kintu cyiza. So kuri iki kintu cya rights z'abagore, nihe hano ujye ubona abagabo dukorera amakosa nyine natwe dukwiye kwikosora mu kuzuzanya twese ku mpande zombi. Kuzuzanya ni byiza, ariko umenye ko n'igihugu kigira umuyobozi. Ntabwo urugo rugomba kuyoborwa n'abantu babiri n'ibibaho. Ubwo ndagisobanura aho ngaho. Nimba urugo uvuze ngo urugo rugiye kugirwa, rugiye kugira abayobozi babiri, kwa kumvikana ntikuri bubeho. Nta bayobozi babiri babaho. Hano mfite igitekerezo kuri icyo tutasimburana bikagenda bite? Ukayobora uyu mwaka nkayobora utaha. Ibyo ni ibiki ariko? Uwo ni muco ki ariko? Iyo ni imyumvire cy'umuntu. Ambabara mbizwa. Iyo bitwaye iki koko? Ubwo si ahubwo ubwo ni bizima. Wumva ibyo bintu ari bizima. Umugore wanjye kare ku kwezi nkayobora gutaha. Agahaho ku kwezi nkahaho. Oya, urabaza nk'abana nawe. Murabaza nk'abantu. Kugira ngo rero ubwo bwuzuzanye ese ubundi bukwiye kubaho cyangwa ntabwo bukwiye kubaho ku ruhande rwawe? Ubwuzuzanye ngiye ku ruhande rwa ni byiza kuzuza, ariko ukamenya umuco. Bikorwa bite rero kuzuzanya kw'abantu? Umugore agomba kubaha umugabo we.
nk'uko umuco ubivuga kandi buri munsi mpambabwira umuco nicyo kintu cy'ugomba gushyira imbere. Umuco ni uranga igihugu, umuco ni uranga abanyarwanda. Ntabwo twakiswa abanyarwanda tudafite umuco wacu. So rero nicyo kitadutandukanye n'abarundi. Abarundi bagira nicyo kitadutandukanye n'abaganda. Ntabwo nizana icyo kintu cyo kuvuga ngo umugore agomba kuba ukumva yuko yasumbye umugabo. Ntibibaho. Umugore yubaha umugabo we nawe wamwubahe. Na Bibiliya irabivuga. Ugandukira umugabo wawe nawe agukunde. Hanyuma umugabo akomeza gutwara urugo wenyine. Umugabo niwe mukuru w'urugo rwe. Niwe head of the family. Niwe agomba gukomeza akaba umugabo. Okay. Urimo uravuga ngo noneho abagore nabo baba head of the family. Ubwo rero badushaka. Badushake. Kuko umuntu uramushaka ukamukwa yarangiza agashaka no kuza kujya hejuru. Noneho natwe badukwe. Ntacyo twemere tosha. Twemere tubingaragu kuko banyine tube inganzwa gutyo nyine. Cyangwa se mube abadamu mu rugo nicyo ushaka. None ko ari cyo murimo mushaka ari cyo murimo mutorera. Ntabwo ari cyo turimo dushaka. Nukuvuga ngo njyewe numva nyine kuzuzanya abantu bagahuriza ku kintu iki n'iki, ugakora iki mu gihe gishoboye, agakora iki mu gihe gishoboye, nta kintu byaba bitwaye. Karame. Abantu bagiye kuri Fred cyane. Abantu bagiye kuri Fred cyane TV murebe kabisa ibiganiro byacu kandi mukomeze mukore subscribe kuri uyu umusore wanyu mukomeze nawe ejo yavamo umuntu mugenzi nawe agashaka umugore agava mu bintu by'ububwa agashaka. Fred negereje kuva mu nzira ukagenda. Urashaje ubwo urapfuye wowe. Ntegereze nzaheba. Uzaheba. Wakoze cyane. Wakoze cyane. Sawa sawa mama.